zihamagariye ubu nta nama tubagiriye no muri iki kiganiro ubu ntidutanze inama yo kujya muceceka kuko hari ibintu muvuga mukaba mukireye induru namwe mwihamagariye akantu gato karaba kaburira ukansugiye kuri social media yego mu kanya bakwataka harya izo sinduru uba wihamagariye kuri social media uraza kutubwira ko uri indege guza inzu wabonye sheri wabonye umuterankunga muri Amerika yego harya ubwo nituvuze induru so uzaba wihamagariye izo nduru muri make uri nyirakazihamagariye yego izo nazo n'ubwoko bw'induru induru wihamagariye induru uvuza induru uvugirizwa izi nduru zo mu bwoko butatu niziguhuriraho urumva ibi bintu uzabiva imbere nze mvuge ko nategereje umugabo imyaka 11 yego reka nkora ikintu ikidega yego hari n'abantu biturikizaho ibisasu ngo bandikwe yego agakora nk'ikintu cy'ikidega yego gituma bamuvuga yego abantu bahuguka bamumenya agahita yinjirira aho ngaho sasa nawe akamenyekana yego yacara ngo dore wa wundi yego izi nduru rero abantu bivugire bikururiye yego hari ibintu nshaka kuvuga nkabireka banyirakazihamagariye yego banyirakazihamagariye hari igihe aba yiyubakiye urugo ntacyo bitwaye sori cyane ntacyo ikibazo kiri mu rugo ntacyo cyari gitwaye ubwawe wakakikemuriye n'umugabo ariko wamuhuruje abantu aba bantu uhuruje reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo ko tubana hano kuri Eva Mama Lionel Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha niba urwaye cyangwa se hari ubundi buryo umubiri wawe udafite intege cyangwa se intege zo mu bugingo ibyo byose Kristo arahari kugira ngo abirangize kuko yarangije byose ku musaraba ubwo yamanikaga amaboko akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze mutsange ndabaruha kuko noroheje mu mutima ndetse ndi n'umugwaneza n'umugira neza niyo mpamvu nkubwira ngo komera ahari uyu munsi kurira kwararira ubuzima bwawe cyangwa se umutima wawe ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga bucya ryari icyo gihe Mama Lionel nacyo tuzakimubaza mu biganiro uraho neza Mama Lionel uraho Burasirazuba Uburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru Umujyi wa Kigali na Gatandatu y'Abadesipora abantu mwese mugiye gutera agatebe mu kumva ijambo ry'ubwenge ijambo ry'umubyeyi ijambo ry'umushumba Pastor Lisa Imana ibaha umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha niba ntashari muvuge amen muri comment ubundi ninsangamo amen cyane nzamenya abantu batagira amashari kandi nzanahita amenya n'abantu bageza kuri uyu munota banagukunda kuko hari punchline umunota umwe we yego havuyemo punchline nzahita amenya yuko nyine hari abantu rwose biyeguriye Mama Lionel bagamukunda bakavuga bati mushumba tukuri inyuma ariko nuzasanga tutakikuri inyuma uzamenye ko natwe twagerageje rega Mama Lionel y'abantu bari inyuma y'umuntu burye akenshi cyangwa se rimwe na rimwe dusanga banagiye ariko ntitwabarenganya bari inyuma nyine bari muri position y'inyuma none se n'ubundi Imana ko ari igomba kujya imbere yacu kuzagenda igenda imbere ahataringanika haringaniza yego inzugi z'ibyuma ikazimenagura ibihindizo ikabivunagura ariko abantu basobanuye biriya bari bazi ko batazajyaho porotayi nk'iri haraye hirya azoga tuzakomeza tugahindira hari ukuntu kera umuntu yakingiranaga akagurube akarundaho ibiti agashinga igiti hano ikindi hariya na cya kiraro nyine mu muryango kurumva ko bavuze inzugi z'ibyuma n'inzugi z'ibyuma n'ibihindizo nzavunamo kabiri ibindi menagure ako kumenagura niko nkunda kumenagura ikintu iyo kimenaguritse nta n'undi mutekinisiye wakongera kugiteranya ariko cyabaye ubufu nticyongera kubaho kandi Imana imenagura inzugi zari zikingiye aba bantu ariko hari akantu nakunze muri
muri iyi minsi ese buriya na ko nagakunze ra umva Imana ikumena agahanga. wigirira icyizere Uhereye umunsi mbwiye abarozi ngo renga Imana ikumena agahanga. Renga ikumena agahanga. Irengaho. Inukiriza ijambo Imana yavuze. cyangwa marene mu izina ry'Imana yo mu ijuru utapostinga poste yawe afite no mwakupe nawe utekereza renga Imana ikumena agahanga. ubu nimugoroba nakadawunirodinze ahantu ndavuga ni mama Lionel tugihura renga Imana ikumena agahanga. urantongoye none ikindi cya kabiri ukuntu wari wanambaye agatambaro k'umweru wicaye ese wari wicaye ku meza Yesu Kristo we haleluya amen. Nari nicaye ku ruhimbi noneho ikindi cya kabiri wabikenyereye koko wari wanutse renga Imana ikumena agahanga. Okay, abantu biteguye kumena satani n'abadayimoni agahanga mbizamure rero uvuze ibintu byo kujanjagura kumenagura bitanibuka kuntu satani narenga baramumena agahanga. hari ukuntu umucira umurongo ntarengwa kera wajyaga ujya kurwana n'umuntu kuko giye nararwanaga ukamubwira ngo inukirize inkoni ntibanze uyinukirize. aha rero urumva ko nabwiye satani ntibanze uyinukirize ijambo Imana yavuze kuri uyu muntu uri mugendaho. Imana yavuze ko izabana nawe none harenga gato ikamene. turashimira Imana ko hari ahantu yabwiye satani ko atagomba kurenga, hari aho atarenga nawe ariko arabizi. no kwa Yobu yaramubwiye ati umubiri ujyane ariko ubugingo bwo ni gasopo. hari ahantu batemerewe kurenga. Yego. Aha, uyu munsi rero tugiye kugusaba usenge. numara gusenga n'abantu badukurikiye nyabona mama Lionel najya asenga nawe ujya uca bugufi mu mutima wumve yuko uri kujyana n'isengesho. ahari hari igihe yakwatura cya kintu wari ukeneye bigahura n'uko umutima wawe woroshye udakomeye nk'ibuye agahita agusudira kuri cyo kandi mu mamene y'akabanga. nanjye mutekereza umuntu dukorana umunsi ku munsi ariko nkaba nanjye iyo mbonye akantu ariko posting abantu rero bankurikira hari igihe bajya bavuga kanere kujajwa dusengera Imana. Imana urakoze. Haleluya. dufite impamvu nyinshi zo kugushimira. uturinda buri munsi buri saha Mana utubera amaso aho turi urahazi. niko ijambo ryaje kuri Yohana ari Patmos ngo nzahuba nawe intebe ya satani ba. uzi aho tuba, uzi ko duturanye nabo, uzi ko dusengana nabo, uzi ko turi banturanye nabo, uzi aho turi. niyo mpamvu ijisho ryawe ritatuvaho. rituvuyeho gato baturangiza pe ariko ijisho ryawe ntirijya rituvaho papa. ndagushimiye. Haleluya. ndagushimiye. Haleluya. umuhanda ntirituvaho. kwa muganga tugiye kubyara ntirituvaho. mbere y'abashaka kutugirira nabi ntirituvaho. ijisho ryawe ntirituvaho papa, ntabwo rituvaho. ijisho ryawe ntirituvaho pe. haleluya. ijisho ryawe ntirituvaho. ijisho ryawe ntirizave kuri uyu muntu udukurikiye. Haleluya. aryamye, agenda, yicaye, ari mu kazi. ijisho ryawe ntirizave kuri uyu muturage. Yego. ndagushimiye. ijisho ryawe ntirizamuveho. urakoze. urakoze. tarebosha. urakoze. ijisho ryawe ntirizamuveho kuko birakaze. iyo umuntu uri hano ijisho ryawe ntirizamuveho kuko imbere ntabwo byoroshye. ariko ijisho ryawe ntirizamuveho. ndagushimiye Mana. kuri umukozi w'umuhanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. amen. 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 Mama Lionel, hari umuhanzi waririmbye kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi. haya ni Sisera wabivuze ninde? ni Debora ngo kure y'induru z'abarasana aba ariho mujya kuvoma. Yego.
kure y'abanyamatiku Mm. aba ariho mujya kuvoma. Kure kure yego kure kure yego mujye muba ariho mujya kuvoma kure 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 y'induru yego aba ariho muvoma. Ni Debora. yego ni Debora ndaza kumwegera. Nimara kumwegera ngiye kumuzana Debora mwicaze uruhande rwawe akumfashirize kumbwirira bano bantu uburyo ki baba kure y'ino ese ariko muze kudusobanurira ubundi induru Debora yavugaga ni izihe? Ese induru ni iki? Ese umuntu yashobora kujya hinduru koko? Yaba iz'amatiku, yaba induru zindi zivuzwa. Kare nariho ntekereza induru, ndavuga inti mama Marioneri uyu munsi ahagaze mu cyimbo cya Debora nawe aradufasha kuva mu nduru. Arazidusobanura, namara kuzidusobanurira adufashe kuva mu nduru. Haleluya. Se waba ubyumvise neza ibyo ugiye kudufasha mu Marioneri? Kadutera agatebe. Hari umunywanyi wanjye bita Diana agiye avuga ati mami ubwo uje noneho ngiye gutera agatebe. Diana tera agatebe twiyumvire. Murakoze cyane. Nibatera agatebe. Induru reka nzivugeho gake ariko nanasengere n'abantu bave mu nduru. Ncecekeshe n'induru mu butware Imana yampaye ziri mu matwi y'abera. Nimba urituye no muri quartier ibamo induru turasengera gukura mu nduru. Kandi nimba ufite n'ikintu gituma uvugirizwa induru k'ikigeragezo turagikubita rwose kirava mu nzira. Haleluya. Induru ziceceke. Induru rero induru nyine umva n'iryo jambo ngo ni induru. Yego. Si urusaku. Urusaku ruratandukanye n'induru. Urusaku wakumva ari abantu benshi basakuza. Yego. Ariko induru burya induru ishobora kuvuza umuntu umwe ikarusha abantu 10 barimo basakuza. Twagiye abantu 20 bashobora gusakuza. Yego. Ntihabeho guhurura bakumva n'ibisanzwe ariko umuntu umwe yavuze induru. Induru bate kwa runaka avuze induru. Induru irahuruza. Induru ituma abantu bashaka kumenya n'impamvu yavuze. Yego. Ariko nta ukurikirana impamvu y'urusaku. Ushobora gukurikirana induru ariko ntukurikirana urusaku. Uyu musista Debora afite amateka menshi kuri jye. Yego. Nkunda. Abantu bo muri Bibiliya ndabakunda ariko ngeramo abantu babiri nkunda. Mu bantu b'igitsina gabo nkunda Eliya kurusha abandi. Mu bantu b'igitsina gore muri Bibiliya nkunda Debora kurusha abandi. Umugore w'intwari. Nta mu diaspora bita Rusi we. Uriya mu diaspora yitwa Rusi nta mateka yakoze. Yarasubijwe. Mubona nk'umuntu watabawe. Ariko Debora yaratabaye. Rusi ubu noneho rero nanjye ugiye kunshira njye. Rusi wagiye wamenye yuko agomba kujya kuryama ku birenge. Azi kwirwanaho. Ariko Debora ari mu mavuta yo kurwana ku gihugu. Ariko Rusi amavuta ye no kwirwanaho ngo ave mu bamo wabo. Ariko ndebera Debora we ari mu mavuta yo kurwana ku gihugu kigira amahoro. Umugore w'inkuba ndabaga mu yandi magambo y'Ikinyarwanda. Kuba yatanga ubuzima. Yego. Kujya muri riske kugira ngo igihugu kibone humure. Ntabwo rero Rusi aza guhagarara imbere ya Debora ngo bikunde. Abagabo akaruta kandi karakamera. Erega hari umuntu utaguhagarara imbere akanga ngo yakoze iki. Waramaze. Waramaze wageze kwa Bowaze. Uhagera wirwanaho uhomba. Ushaka ko bucya kabiri igifu gikora. Ushaka ko nyoko bukwe atabarwa. Urahatabarirwa ku housing Imana yakwambitse. Yego. No kwijambo wiyatuyeho rya deliverance. Rivuga ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Uriya niwe mudamu wa mbere kore deliverance Rusi. Yego. Rusajatera. Yikora deliverance yihuza n'ibirera atarabigeramo. Bimwe njya mbwira abantu ngo mujye mwihuza naho mutaragera. Ngo va mu cyuri cyo ugiye guhura. Gusura icyo uzabicyo. Haleluya. Nanjye karakantu kanyisha ariko Imana guhumugisha. Amen.
uyu mudamu yihuje n'icyo azaba cyo akiri mu bibazo akirimo wabo yihuza n'ubutaka bw'i Betelehemu aravuga ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye burya atari akiva kuri burya butaka yararangije kubasigira ubwoko bwabo mufate ibyanyu nagiye kwakira ubundi bwoko niwe mugore wa mbere wikoreye deliverance Imana imuhumugisha rero urumva we yari mu mavuta yo kwirwanaho ariko Debora we yari muri risike zo kuba yanahasiga ubuzima ariko igihugu kikabona amahoro yego aba umugore kandi mwiza ufite aderesi aho abarizwa munsi y'igiti cy'umukindo yego ari mu ka rapidote nabyo birakonta ari umugore w'umugabo yego iriya seve biryoshye cyane nayo hari imbaraga itera yego hanyuma uburyo yarwanye na Sisera ndanyuramo gake kuko genda ashaka kwivugira ku nduru hamwe umuntu uri mu gihe cy'induru bari kuvugiriza induru uri mu gihe cy'induru ya Satani n'abakozi be ndumva ndi mu mavuta y'ukuri buve mu nduru yego Debora asanga amateka afite yamuhesha gutera akanesha asanga icyambere afite amateka yabo yabanye nabo iki kintu baze kuntega amatwi mwicaza amabuno yombi kuko abo bana nabo turaza nabo kubakorera analize yego ubundi ubana n'injije 5 buriya 6 wabana n'abanyamunwa 3 kaburi umunyamunwa wa 4 yego yubana n'imbwa 2 buriya 3 yubana n'inda 3 buriya 4 wabana n'abahanuzi 2 kaburi wa 3 ibi bintu bigenda byanduza wabana n'abanyembaraga 2 ukaba umunyembaraga wa 3 yego wabana n'abantu barota banuka buri wa 5 ibi bintu bigenda byanduzanya niyo mpamvu niyo duri gukorera umuntu kasoringi wagiye mu biyobyabwenge tubanza kumukura mu kigare yego kiganiro cya mbere tumuha ni ukuva mu kigare cyabo bagendana yego none rero ugendana nawe akenshi usa nawe ubu natwe ibi bintu by'ubuhanuzi n'ibi bipatusi twagiye tubyandurira mu bapatusi twagendanye bigenda byanduzanya uyu Debora yari afite itima abana nabo y'abanafutari n'abazeburoni aba bantu bamuheshaga courage yo kumva yatera hareruya bakayikiriza yego yari aziranye na Baraki yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo yari atuye hagati y'imisozi miremire ifite ikisobanura amasengesho y'igihe kirekire yego icyo giti mu buryo bw'umwuka twagihuza na Kristo icyo yabaga munsi mu yandi magambo abashakashatsi bavuga ko icyo giti cyabagamo imitiba y'inzuki yego kera inzabibu yego zivamo ji izo ji bakazengamo bakavanga n'ubwo buki byatumye Debora bamuha akazina k'agasirino bamwita Kayuki yari afite agasirino yitwaga Kayuki kubera ko yibaniraga n'inzuki mu yandi magambo bikaba bifite ikindi mu mwuka kugira ubumara yaradwingaga ruki ruradwinga rugira ubumara yego ntabwo aba muri ayo mavuta ngo Sisera arokoke hari amavuta tubamo atatuma muturokokana ba Sisera yego mana yanjye ni ukuri kwa Mungu haleluya nafashijwe hari amavuta atatuma batuva mu nzara yego aba bantu barimo bavuza induru hari amavuta adatuma mutuva mu nzara kuko ndaje mu kanya nsenga isengesho ryo kubaza iby'imeno mureke kusakuza mureke izo nduru yego Debora uyu aza kuvumbukana umupagani witwa Sisera ariko asapotinzwe n'abanafutari n'abazeburoni ndetse na Baraki mu kumwirukankana ukurikiranye icyo bibiri bivugaho yego igare rya Sisera ryananiwe kugenda yego rimera nk'iricitse amazi igare rimera nk'iritanyongetse yanyonga nirivaho riri yego hari ukuntu igare ricika amazi gucika amazi ngira ngo niho byaturutse yego yewe mu bintu nzi gutwara n'igare ririmo kandi abantu ntabwo bari babizi njye natwaye igare igihe kinini natwaye igare nahetse imizigo mba nari umushakashatsi n'ubu kandi hari ukuntu nagatwara nkabonye hanyuma igare hari ukuntu ricika amazi warinyonga ntirivaho riri icyo gihe bisaba kujya kurikoresha bita mu gikono
iri gare rya Sisera igikono cyangwa mu cyoto niko twe tubyita iwacu Butare mu gikono. mu gikono okay Noneho uyu Sisera yanyonze igare kugira ngo acike izi mbaraga zimuri inyuma. Igare riranga. Izi mbaraga ziri muri aba bantu ziri muri twe zigira ubushobozi bwo guhangana n'ibintu bishingikirijeho batuvugiriza induru. yego Imbaraga zikonegita n'igare, imbaraga zo mu Manafutali n'Abazeburoni, imbaraga za Debora zica imbaraga igare. Abonye ko inyonga byanze umugabo ahitamo kurihagurukamo. Agenda yiruka. Yirukanse abona urugo rumwe aruhungiramo. Rw'umudamu witwa Yayeli. Ati mpisha. Ati kandi n'inyota iranyishe. Mpa amazi nkwe. Ahantu amworosa uburingiti niko Bibiliya ivuga. Arangije ntiyamuha amazi. Amuha amata y'amacunda. Bivuze iki umugore n'umunyabwenge. Ntabwo we yumvira itegeko ry'abadayimoni ngo zana amazi ngo nzana amazi ko bita macunda. Aya macunda bisobanuye iki? Ni fenerega. Amata adafite amavuta ni fenerega. Bibiliya ivuga ngo iki? Mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku kigero gishyitse. Uyu yagombaga kunywa amata afunguye bavanyemo n'amavuta akamutera fenerega ntabwo aramukuze. Afatwa n'agatotsi. Yayeli yikoze inyuma. Arazana urumambo. Amutera muri Nyiramivumba arapfa. Apfuye asohokana itangazo rivuga ko amwica. Akubitana na Debora. Debora niwe wavuze ngo kure y'induru z'abarasana. Niho mukwiye kujya muvoma amazi. Muri ayo mariba niho mukwiye kujya muvoma amazi. Kure y'induru niho duvoma imbaraga zica Sisera. Bibiliya ivuga ngo iki muri Mika gice cya 4. Bashaka kuvuga ko nduru ransembuye. Kuko natwe twarazivugirizwe. Zirarutana zigira ibyiciro, zigira amakategori. mbese hari A B C Nuko hari zo mu cyiciro cy'ubukire. Hari induru abakene bavugirizwa. Hari n'induru abakire bavugirizwa. Hari n'induru abakire cyane bavugirizwa. Buri cyiciro kibamo induru. Umucuruzi abafite induru z'ikintu runaka, umushomeri ikintu runaka, umukozi wa leta bafite induru mu buri muntu agira ubwoko bw'induru zimugendaho. yego Ariko duhaze induru mu izina rya Yesu. turazihaze Duhaze induru. turazihaze Kuko urusaku ntacyo rwadutwaye. yego Ariko izi nduru yego zo zirimo ziratumena n'amatwi. Kuko izi nduru ziri kuduteza abandi. Ziri guhuruza abantu bakamenya ikibaye. yego Mika 4:9 haravuga ngo ariko none ni iki gituma uvuza induru? Mwihangane. Ni iki gituma uvuza induru? Hakajyaho ikibazo. Mbese nta mwami ufite? Ikindi kibazo. Ubwo se ibibazo bibiri cyangwa se umujyanama wawe yapfuye bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda. Ikindi kibazo. Ikibazo cya mbere nicyo ntindaho. Muraza kwihangana ndwaye inkorora. Ariko ntabwo yambuza gukora. Ejo zaba yakize. Nafashe imiti ndakorana gasiporo mu kanya. Turi kwijamba induru. Shaka ko Uwiteka akumera imbaraga. Hari yengera kujya nkumva ndi kuzimanurira mu bantu. yego Ndashaka ko Uwiteka akumera imbaraga. Ukabanza ukazumva. Bibiliya ivuze ngo mbese niki gituma uvuza induru? Nkaho umwami wawe yapfuye. yego Nkaho umwami wawe yapfuye. Uyu n'umuhanuzi Mika ndamukunda. Yahanuye ibintu biki. Ariko byiza pe. Ikintu gituma uvuza induru ni iki? Nkaho umwami wawe yapfuye. Aha ndabihuza. Aha ngaha ndashaka gusobanura induru yawe n'induru z'abandi. yego Urumva ko uyu muhanuzi abajije impamvu abantu kuki uri kuvuza induru nka umwami wapfuye. Aha ndashaka kubwira umuntu uri ubwe ku giti cyo kwivugiriza induru mu kibazo. Hari ikintu hari ibintu ntashaka mu barokore bankurikira hano. Hari induru ntabashakamo. yego Ndashaka ko bakura bakagera ku rugero rutiha induru. Kuko nuvuza induru bikivanga n'izo barimo bakuvugiriza. yego Ariko Mana Nyagasani wafashije ibi bintu bikumvikana.
donc hari icyiciro kiri kukuvugiriza induru yego kirahagije wewe kwivugiriza induru nkaho umwami wawe yapfuye yego mu kigeragezo ufite ubujijwe niko bibiri ivuze ubujijwe haba mbere ya saa sita haba nyuma ya saa sita haba uri mu barokore cyangwa utari mu barokore haba uri mu nzi haba ubujijwe kuvuza induru ntiwemerewe mu bintu utemerewe kuvuza induru ntubyemerewe mu kibazo ufite uko kingana kose ntiwemerewe kandi dushingiye no kubagize ibibazo biruta ibyo ufite turebye yobo ibibazo yagize ntigeze avugirizamo induru turebye na Sara we yaranasetse bamubwiye ko azabyara arasetse turebye abantu bagiye bakubitika muri Bibiliya nta nduru twigeze tubona zabaranze umuntu waba yarasakuje nabwo ni ugusakuza ni Barutimayo wasakuzaga avuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira hariya ni ugutaka si induru ariko muri iyi minsi hari abantu barimo bivugiriza induru ndapfuye ubwo afite mwene wabo hanze ntacyo wamariye reba nijye wagwaye itiki kujyana waragiye urambwira ngo uzangurira agatelefone umva izo ndoro umva mwarakize ntabwo mumenya abene wabo reba uhembwa amadolari ntutumenya tugiye kugwa izo ni induru ariko mugabanye induru ndagumiwe reba umuhanuzi yambwiye ko ntazashaka none n'umushari nari mfite aragiye akazi nari mfite reba baranyirukanye kandi Imana rero yambwiye ko impinduriye akazi induru izi nduru ubwo mvuze ubwoko buki yego bw'izi nduru abantu bari kwivugiriza ariko yewe Gasopo ndashaka kwiha cyane kuri ziriya nduru ziri kukuvugirizwa yego Imana itugirire neza cyane amen ziriya nduru ziri kukuvugirizwa wowe ubwawe nta kibazo ufite waranatuje nubwo utiyakiriye kandi uramenye ntuziyakire no mu kibazo ndakubujije wa murokora usengawe ntuziyakire ntuzereke Imana ko ntacyo bitwaye ubwo n'uburyarya hari umuntu wagiye gusenga Imana avuga ngo ndakubohoye uwo mugabo uzamwijyanire ndakubohoye Mana ndakubohoye ushobora kuba nawe ufite crise ushobora kuba warabibuze hari abantu bazi kwihenura mu isengesho ndakubohoye akagenda akabohora Imana ukagira ngo uraboshe kandi ari ubashe ndakubohoye rwose sinzongera no kugusaba ibintu nk'ibi uzirwa uzabyijyanire ndakubohoye ndakwinginze wowe nkurikiye ntuzakore ikosa ryo kubohora Imana watuza mu kigeragezo ukiyumanganya nk'uko umuririmbyi yarimye ngo mwumanganye mu byago nk'uko Bibiliya yavuze ngo turiza Uwiteka umutegereze wihanganye ariko nkubujije kuzabohora Imana ngo ndakubohoye ngo uzabyijyanire kuko uyu munsi ndumva ndi mu mavuta yo guhangana na ziriya nduru bari kukuvugiriza mu kibazo ufite uyu muntu ufite induru ari kukuvugiriza mu kibazo ufite ntuzabyara ntuzashaka warize nta kazi uzabona mbega izi nduru kandi ikindi nshaka kuvuga kugira ngo nsubize na rya jambo mu gihe cy'induru nk'izi jya ujya kure aleluya amen mu gihe cy'induru zo muri bene so mu gihe cy'induru zo mu miryango mu gihe cy'induru z'abo mukorana bizinesi mu gihe cy'induru z'abo mwiganye jya ujya kure y'induru z'abarasana jya ujya kure usenge jya ujya kure aho utumva urusaku rwabo jya ujya kure nushaka ugenda umedite usenga unabireke ariko ujye kure y'izo nduru kuko igihe uzitegeza izi nduru ukazibamo bazavuga usubize netiwaka zabo ziragufata no kuri telefone ukabasubiza izi nduru n'utazijya kure bazagutera ijambo batera irindi niyo mpamvu Hana yagize gutya aravuga ati nubwo Elukana ari kumbwira ngo ariko mpimitoma ngo se nkurutira abana b'abahungu 10 reka njye kure y'izi nduru za Penina na Karitiye agishiro ajya kuvoma iyo wagiye kure hari ibintu bikuranga iyo wagiye kure
niyo tukureba mu kigeragezo ufite turabibona kuri kure y'induru yego kusa nacyo yego niyo tukureba tubona ko uri kure yego niyo usubijwe turabibona ko wabaga kure yego y'induru. haleluya nujya kure y'induru icyambere uzasinzira kuko nta rusaku. yego ikintu kiranga umuntu wagiye kure y'induru arasinzira. niyo mpamvu Petero muri gereza yasinziriye kandi abizi neza ko bamushyizemo ngo azicwe ariko kubera kuba kure y'induru sifa kwa Bwana haleluya arasinzira. iyo uri kure y'induru urasinzira. kabiri iyo uri kure y'induru nta muntu ukuzanira amakuru ngo runaka yakuvuze ngo iki. yego uba waburanye n'amatiku, waburanye n'intambara, waburanye n'ibigeragezo, mbese uburana n'ibikurwanya, uburana n'intumwa ziturutse ku nduru. haleluya. iyo uri kure y'induru umenya ijambo ryagufasha kuko bagiye kure y'induru z'abarasana. ariko iyi nduru rimwe irama higeze kumvikanira induru yarashera ari kurira yanze guhozwa ku bw'abana be bari bamaze kwicwa bazira ubugwingire bwabo. izo nduru nawe arazivugiriza. ariko ndumva ndi mu mavuta yo guhangana n'izi nduru. abantu b'Imana, abera, abakozi b'Imana, abantu basenga bari kuvugirizwa. izi nduru bari kubavugiriza. izi nduru bari kukubwira ngo ako kazi ngo ntabwo uzakabakorana ngo nta mishahara uzahembwa. izi nduru ubonye ari uko akazi gatangiye. mu by'ukuri akazi ukigatangira nta nduru yavuze, udepoza nta nduru yavuze, wiga nta nduru yavuze, akazi ukageze muri uyu mushahara wa mbere w'ukwezi nta nduru ivuze, guhera ku mushahara wa kabiri utangiye kumenya aho bagurira amapantaro, aho bagurira amakanzu meza, utangiye kumenya aho bashopingira. ku mushahara wa kabiri induru zitangiye kuvuga. ntako azatubanaho, hari bene wacu tuzagaha, aka kazi ntazagakora. induru, izi nduru izi nduru mu mwuka ajyaho ukuntu ndi kuzumva birashoboka ko tutarimo tujyana, ariko mu mwuka ndi kumva induru ziri kuvugirizwa ku rugo rwawe ngo ntabwo uzarwubaka. izi nduru ndazicecekesha mu izina rya Yesu, wature kuzarwubaka. kandi ikimenyetso cy'uko induru zavuze ku rugo rwawe nuko imibanire yawe no mwashakanye ntiryoshye, ntishimishije, kuko urugo rwatangiye kuzamo induru, batangiye kuzana induru. izi nduru rero ndacecekesha induru n'imihango yazo yose. ndacecekesha induru, ncecekesha abazivuza, ncecekesha n'amajwi yose ari kurangira. induru umuntu avuza muri karitsiye nijoro mu gicuku, abantu bose baryamye mu mazu ngo urakomera naho adatabaye, ariko akavuga ngo urakomeye. none mu nduru bamaze iminsi bakuvugiriza, wabuze n'ukubwira ngo komera, wabuze n'ukubwira ngo ihangane. mu nduru zo kutabyara, ubugumba. hari umuntu nabonye muri komanteri wavuze ati ibintu by'ubugumba mureke kubivuga cyane, birashoboka ko afite igikomere cyabwo, ariko Bibiliya ni kwivuga, ivuga uburyo Sara ari ingumba. niyo nyito ihari. amusore ariko muntu bari kuvugiriza induru kuri ingumba, sa n'uwihangana ujye kure y'izo nduru. kandi sinzi impamvu wemera kuba hafi y'induru. buriya nubona umuntu uhora ukuzanira amatiku y'ibintu ba runaka bakuvuze, iki kintu nacyo tugikosora abantu mu buzima. ujye wirinda umuntu ukuzanira inkuru bakuvuzeho, kuko icya mbere ntabwo ari umunyamakuru wangaje ukuzanira amakuru. iminsi yose nugira inkuru z'abazi kuzanira ngo runaka akuvuze gutya, umuntu akigira umutaramakuru akajya kuzanira amakuru mu matwi yawe. yego izi nduru zizakwica ntawe ugukozeho. uzarwara umutima cyangwa urwara ibihaha kubera guhumeka nabi. uzabyimba n'amaguru kubera guhora ugenda ujya gukurikirana ko nimba yabivuze. uzirwanirira, kandi niwirwanirira uzashiduka wirwanyije. irinda umuntu ukuzanira amakuru avuye mu nduru. niyo mpamvu Debora avuze ngo kure y'induru, kure. iyo uri kure
n'aba bantu bakuzanira amakuru ntibakubona. Imana ishimwe. Ariko izi nduru zimaze iminsi zivugirizwa uyu muntu, sinzi ubwoko bw'induru ufite, ariko Imana yakudutumyeho. Imana yakudutumyeho. Birashoboka ko hari umuntu witeka akavuza induru akavuga ko utazabyara kandi ntarajya muri matirisi yawe, nta makuru afite y'Imana yavuze, wafite induru gusa. Hanyuma iyi nduru utegetswe kutayitaho, ukajya kure yayo. Kandi iyi nduru nje kugusengera, natumwe n'Imana kuza kugusengera nkasenya izi nduru, nkacecekesha akakanwa kari kuvuga induru, kuvuza induru, nkaturishimiya iyi miyaga n'imiraba y'induru. Induru basakuje cyane Samusoni bashaka kumwica, bumva kandi bashaka kumwica babanje kumukina ku mubyimba. Ageze muri stade aho bateraniye ntiyita ku nduru, aravuga ngo munyegereze inkingi, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana umpa imbaraga aka kanya gusa mporera amaso yanjye yombi abafilisitiya, mfane n'abafilisitiya, arangiza agapfana nabo. Izi nduru zicisha, izi nduru basakurije mu kibaya bakavuga ngo utazapfukamira Imana ngo ya Meshake na Saduraka, ngo dore ngo abasore banze kwipfukamira. Izi nduru zatumye bajya mu itanura ryaka umuriro, ariko izi nduru zikavugira ubusa. Nizivugira ubusa izi nduru, yaba izi nduru bari kugusakuriza ngo nabambwe na Yesu barazimuvugirije ngo nabambwe bavuza induru ngo nabambwe. Izi nduru zirakavugira ubusa ku musozi. Izi nduru bakuvugiriza ntizizabeho, inama zabo ntizizasohore. Ntegetse induru kukurekura mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha cyane. Niki cyatuma se wowe kandi uvuza induru? Kubw'intambara ufite, kubw'ikigeragezo ufite, kubw'izo wavugirijwe, ukaba nawe ushaka kwivugiriza induru. Niki gituma ushaka kumera nk'aho umwami wawe yapfuye? Niki gituma wavuza induru usenga? Niki gituma wavuza induru urepeta? Iyi nduru yikuyeho usenga, iyi nduru yikuyeho uramenya aho Imana ivugira. Wowe murokore unkurikiye, ubundi wowe iyi nduru uri kwikura. Wowe uvuga ngo Imana arakubwiye ngo izakugirira neza, hirya y'ijambo Imana akubwiye ko izakugirira neza, izi nduru uri kuzivana. Ndapfuye, irandwanya, iranyanga, ibyo yavuze irabinaniwe, yewe n'umurimo wawe ndawuretse. Izi nduru niki gituma uvuza induru nk'aho umwami wawe yapfuye? Ni iyihe mpamvu? Niki kibiteye? Niki gituma usakuza warageze aho Imana ivugira? Ugasanga kandi nawe wihanganishije abantu benshi mu myaka nk'itatu ishize, none ugeze kuri level yo gusakuza nawe. Ibaze vraiment, ibyo bintu biraciriritse. Ubwawe mu myaka nk'itatu ishize wihanganishije abantu, none uhuye n'ikibazo uvugije induru kuruta abazima n'abapfuye. Bibiliya yavuze ngo iki? Niki gitumye uvuze induru? Iri jambo turi mu magambo ari bukiza abantu babiri. Hari abafite induru barakira, hari n'abari kugusakuriza bavuza induru. Aba nabo bavuza induru ku bandi mukizwe. Kabiri, aba nabo bavuza induru ku bandi turabazibye iminwa. Niko Bibiliya ivuga ngo bakwiye kuzibigwa iminwa no mu iteraniro bagaceceka. Bakwiye kuzibywa iminwa. Zinduru turazicecekesha mu izina rya Yesu. Yesu abahereza umugisha. Ndumva nidusenga turi busengera abantu bafite induru batuze. Mutabazi arahari, bivuza induru, ceceka tuza, umutabazi wawe arahari. Kabiri, wowe uri kumva induru bakuvugiriza bagashaka kugira ngo ahari Imana yawe ntigikora, itangazo rivuga ko Imana yacu iracyakora. Gatatu, nunanirwa kubisiporota igitekerezo kitoroshye, jya kure y'induru z'abarasa. Yego, ujye kuvoma. Nujya kure y'induru wirinde kwisakuriza, uvome imbaraga
uvome mu mariba, uvome nzabana nawe, uvome nzakugirira neza, uvome, ya magambo agufasha kwambara kutere mu matwi ntiwumve induru. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. hanyuma hari umuntu wakwibaza, uyu muntu ufite uvugirizwa induru, ese ahari ntiyavugirizwa induru? Hari induru wavuze ngo z'abantu bavugirizwa, ariko abazivuza aribo babishatse kuzivuza. Sinari nabyumvise neza. Aribo babishatse kuzivuza abazivuza. Ariko se none nta zindi nduru z'umuntu uvugirizwa induru yishakiye ko bazivuza? Ari bya bindi Nyabarongo wizaniye. Hari induru ujya gukiza umuntu ukavuga uti nawe niwe wabyiteje. Kera haragiye twajyaga tujya gukiza nk'abantu barwanye, aho bigeze ugavuga uti mu muhonde wagiye ugiye kumukiza, ariko none uramutanze uti mukubite Gasiya. Umuntu turamukijije bamunesheje, tumaze kumukiza ageze ngo kibeshye se akagaruka. Iyo agarutse ubu uzikururiye. Yego. Ndi kubireba nuko ndi kubireba, bihangana abadukurikiye, ndi kureba rwose. Izi nduru buri gihe cyose kandi abanyembaraga nkeya bikurura, bagira umunwa, uwo munwa rero ukabakerera intambara. Hakaba no muri ino mihanda turimo, hari umuntu ukereye ikintu kuba umusitari byaranze, akavuga ati kwegura Bibiliya nk'amamarioneri byarananiye, nta n'ubuhamya mfite ngo nze mvuge ko nategereje umugabo imyaka 11. Yego. Reka nkora ikintu ikidega. Yego. Hari n'abantu biturikizaho ibisasu ngo bandikwe. Yego. Agakora nk'ikintu cy'ikidega gituma bamuvuga. Yego. Abantu bahuguka bamumenya, agahita yinjirira aho ngaho sasa. Nawe akamenyekana. Yego. Yacara ngo dore wa wundi. Yego. Izi nduru rero abantu bivugire bikururiye. Yego. Hari ibintu ushaka kuvuga nkabireka. Banyirakazi hamagariye. Yego. Banyirakazi hamagariye. Hari igihe abayubakiye urugo ntacyo bitwaye, sorry cyane, ntacyo ikibazo kiri mu rugo ntacyo cyari gitwaye, ubwawe wakakikemuriye n'umugabo, ariko wamuhuruje abantu. Aba bantu uhuruje ugize gutya ibibazo mufite we n'umugabo, mwari mushoboye kubyikemurira. Yego. Ariko ubuze ubwenge ugiye kwihamagarira induru. Hamagabo biganye n'umugabo na pare, hamagabo mwiganye na marene, n'abandi bantu babiri bo mu miryango, baje ngo kumva ikibazo kiri mu rugo. Kumbe bagize Imana, bari bazi ko wari ushoboye. Yego. None utumye bagira Imana. Aho hatinde bamariyone, bari bazi ko wari ushoboye. Bari bazi ko urugo wari ushoboye. None bagize amahirwe, babonye yuko bagize amahirwe irembo ry'induru ni wowe urifunguye. Bakirenga umuryango baratinzwa no kubona amayinite. Induru zirahita ziba nyinshi. Narokana. Wari uzi n'ikindi? Yewe mwene wanyu yarapfuye. Tindaho mamariyone. Tindaho. Holala, sorry. Abadukurikiye mamariyone yarwaye ibicurane, yarwaye umutwe. Yarwaye inkorora kandi ni ngombwa ko mvuga. Nibi Imana nibyiza birebe. Ngaro uri bungire inama ati wagiye kuvugira icyo urwaye koko. Ese ubizi induru ndi kuvuga urumva zitari zikomereye nabi. Iri jambo nari kuriryamana. Yego sera. Ubwo byari gushoboka. Urumva uyu muntu izi nduru zigiye kuba niwe wazikereye. Niwe wazihamagariye. Kenyera. Kenyera rero ubone. Ubwo urumva urwo rugo ni rwo rwizaniye induru. Hakabaho n'indi nduru. Yego. Wikururira wabonye sheri.
ntimurajya no kwerekanwa muri famiye no mu itorero utangiye kubivuga birashoboka ko ubibwiye yakundanaga na sheri wawe yakundanye na sheri wawe aramwanga cyangwa se banari kumwe ariko yari ari kumukwega ngo akwifatire yego utangiye kubirata utangiye kubivuga utangiye no kumupostinga nta kintu kirakorwa nibavuze induru izo sizo wihamagariye sizo uzaba wihamagariye urumva utari nyirakazi yihamagariye nta nama tubagiriye no muri iki kiganiro ntidutanze inama yo kujya muceceka kuko hari ibintu muvuga mukaba mukireye induru namwe mwihamagariye akantu gato karaba kaburira ukansugiye kuri social media yego mu kanya bakwataka hari izo sinduru uba wihamagariye kuri social media uraza kutubwira ko uri indege uguze inzu wabonye sheri wabonye umuterankunga muri Amerika yego hari ubwo nituvuze induru so uzaba wihamagariye izo nduru muri make uri nyirakazi yihamagariye yego izo nazo n'ubwoko bw'induru induru wihamagariye induru uvuza induru uvugirizwa izi nduru zo mu bwoko butatu niziguhuriraho urumva ibi bintu uzabiva imbere oya rwose imana rero namwe ibagirire neza ariko namwe mwigirire neza rwose imana ibaha umugisha murakoze yego imana rero guha umugisha kandi kwishimire abantu mwakurikiranye kino kiganiro kuva gitangiye kujya kuri uyu munota imana ibishimire cyane mbabwira ngo musengere umushumba kugira ngo amererwe neza amasengesho nubwo abasengera nawe aba yakeneye rega cyane kandi n'abantu bamusura ku kanyenyeri mugire umwete wo kumusura yenda hari abantu bajye birwaza bakajya kwitereza na serumu bafite umuganga mu bitaro ushinzwe kubatera serumu ntayimanure aho turabazi kandi bakabafotoza bagapositinga bakereka abantu ko barembye bagasuka noneho bagasuka amafaranga ariko nta kuntu umuntu yakwikoroza kuri kamera gutya bigeza niyo mpamvu nyine bambivuze ariko hari abandi rwose bashyira no ku mastatasi yuko barwaye rwose barimo serumu ariko ubu umuntu wagize imbaraga zo kwifotoza arimo serumu niyo nayo ni induru yihamagariye nawe afite induru umunsi babimenye zizavuzwa yego turagushimiye cyane mubyeyi urakoze cyane kandi namwe mwakoze kwihangana ikiganiro cyari gikenewe iyo nza kubimenya ntabwo mba naje nyuma ya kamera nuko batabizi yambwiye ati wipfusha itike ubusa reka nihangane ariko bazihangana pe wasenga imana tugasoza mana ushobora byose ukurikirana aba hafi n'abakure yego ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byose icyarimwe uribashije pe yego ucecekesha induru z'abantu rimwe na rimwe ukazicecekesha tutazumvise twigiriye kure yazo yego ukanazicecekesha turi kuzumva zadusitresheje yego izo zigaceceka pe yego ucecekesha induru ziri muri twe yego natwe tugatuza tukagutegereza nta nduru yego n'ibyo twikururiye yego induru twikururiye yego nazo urazicecekesha pe yego pe uri imana ishoboye haleluya uri imana ishoboye haleluya uri imana ishoboye haleluya kandi ukanashoboza abantu bawe haleluya shoboza abantu bawe kuba mu nduru ntibazumve shoboza abantu bawe kugira ubwenge bwo kutitera induru yego cecekesheje izi nduru ziri mu banzi babo yego sengeye ubu bwoko yego cecekesheje induru ziri mu bo biganye yego cecekesheje induru z'aho bashatse yego iz'aho bavuka yego iz'aho bakora yego izo mu bashuti gito izo mu ncakura mu ndyarya yego cecekesheje izi nduru bari kubavugiriza yego mu izina rya Yesu haleluya abari gusakurizwa bavugiriza induru ngo ntibabyara izi nduru ndazicecekesheje mu izina rya Yesu izi nduru zivuga ngo umuntu ntashaka ncecekesheje izi nduru mu izina rya Yesu
urakoze ndagushimiye kuri Imana itabaye kandi ukaneshura urugamba n'abantu bagatangarira Imana twiringiye. Gushimiye ko ubikora neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen.